ariko ubundi muze akomeje kuvuga buriya nkakumva nka kwihorera ubundi na kera mu muco nyarwanda iwabo umukobwa niwe wakoshaga mwebwe muri gukosha mwahagetse mukumva icyo tubakosha mwe muri gukosha nimwe musanzwe mukosha ubundi mu muryango w'umuhungu. Muri iyi viziyo tugezemo twasanze iwabo w'abakobwa batwibye amafaranga menshi cyane ageze kuri miliyoni nka 200. Ubwo rero iwanyu mugomba kuduha amafaranga twabasabye bose. Oya nta mafaranga twabaha ahubwo muceceke tubakoshe umuryango w'umukobwa ba nyirasenyi ba nyina wabo barahari ubundi mutegereze mwumva icyo tugiye kubabwira. Kandi nugumye ukavuga gutyo ndakubahuka muze ko se ubundi mama batangiye kuburana. Uyu mukobwa yambwiye ko yakuyemo inda 5 zose. Ubwo niba yambwisha ukuri se cyangwa hari zo yibagiwe urumva atarakuyemo nka 20. Ubundi se ni isugi urumva ari isugi uri nk'intore ku buryo nawe yahinduka intore cyane bizembe amaye nka data. Ariko aba bantu ntabwo mwamenye ibyabereye aha ngaha abantu cyangwa ntabwo mwamenye ko turi mu byampaye n'ibikira. Ariko mada ibi bintu ni ibiki byampaye reka rwose reka ibintu ntabwo byashoboka ntabwo rwose byashoboka ntabwo byashoboka none se ngewe reka nkubaze ngewe ndashaka kumenya ngo umuramburaza ryari menye ngo ibintu byanjye ngomba niba wapfushije ibyo babikuye he ko nakubwiye ko gahunda ari gahunda y'inama y'ubukwe ibyo bintu gushyingura babikuye hehe ko kintu baza batubwira umuhungu wawe niho bazana n'ibintu byafite mbabara uburyo nakurezemo umva ntabwo nagusebye ntusebye mbabarire arabima men hello everyone meze neza kabebe kumva na rene wanyu batiwe bagiye kuza kunyiriza izuba ko mana nyagasa ubundi bahamagara abantu baje ndambirwa kweri mwese murambirwa akanya soko murambiwe kare nje washitse no nanga sambiri mvuge ngo ibyo ngibyo ni ibyanyu isubu murumva murambiwe kano kanya nje nashyitse hano saa moya zuzuye ni saa moya aho yariko narimbeshe ni saa 2 ubumwe murumva murambiwe ariko muzi cyabazanye twavuye muzi cyabazanye nta mpamvu zo kuvuga ngo mwatinze tu ibi bintu ntago byashoboka ubu ngubu nakaba ngiye kujya kwinywera udwagwa none ndebera ubwo urabona batagiye kunyiriza ako jumba kakanya dushitse hano ngaho wese wivumbura wa nivumbura se urabona batarimo kunyereza ibyo mwigira rwose ibyo mwigira byose twigira ibiki abo bantu bawe nta gahunda bagira nayo bagira rwose mbaze nkumva ntamucyo ko kira cyana cyamataye ntagiye oya kumucyura nibyo ariko barimo kudutinza nibaza hano ibintu by'Imana bakabizanamo tuhamabera abantu ubwo muri mu biki rimwe na rimwe mwagiye muniyuba utangiye konsepts hakiri kare ako nawe kaka wagiye rimwe na rimwe byibuze ucishamo ukaniyubaha kweri utangiye kuzana amahani gushwana twakwitonze mwaretse konsepts hakiri kare murabona hari bunyanera ararongowe umuntu umukobwa ararongowe nahageze ararongowe rwose ya nari muri nanjye mbari imbere nkabandi MC ariko nari nzi ko wenda hari umuntu wapfuye mumbabarire ngira ngo nanone hakaba hari umuntu wenda wantumiye mu bintu bijyanye no kugira ngo mvuge inka kuko ndumutahira ariko mumbabarire nari nitiranyije ibirori mpita nambara nk'akazi k'ubutahira ariko urabibona none ko bakubwira gahunda kari gahunda y'ubukwe gukorana ibiki buriya kuko ntabwo nakubwiye rwose none se ngewe reka nkubaze ngewe ndashaka kumenya ngo umuramburaza ryari menye ngo ibintu byanjye ngomba niba wapfushije wapfushije ibyo babikuye he ko nakubwiye ko gahunda ari gahunda y'inama y'ubukwe ibyo bintu byo gushyingura babikuye hehe ko
rwose babosi nanyuze ahantu dore baravuga ati urugendo ntabwo warubasha sibyo noneho nari nibagiwe neza ikiraka najemo rwose ntabwo nanize ko inama y'ubukwe numvaga rwose yari uwapfuye mbabarire ariko ubwo bujya kwita bikora neza uyu musore wawe bamwita umuhungu wawe bamwita nde n'umukobwa wanjye n'umukobwa yego bw'umukobwa noneho ngiye kuba seriye ni ubwo nari nishizemo ko ari umuntu wapfuye ariko noneho ubwo ari ibyo bwabo okay ngiye ntabwo okay ngiye kwikosora nizere ko ugiye kuba seriye ngiye kuba seriye rwose mubabarire kandi ngusabye imbabazi yuko wenda naje nasomye oya nubwo uzi yuko ibintu nzi neza ko ibintu oya ndaje mbikore neza ngewe ndi umuntu w'umugabo ntaje ubundi nizere ko rwose ko tugiye nubwo tugiye oya nta kibazo ngenda kubwiye ngo nta kibazo ahubwo se amasaha ko mbona musoma atarabata inkoko ko mbumva zihari bage bazanira abantu bazana turabaza turya inkoko cyangwa nizere ko abaye seriye okay mutubabarire okay kabisa musaza niwe muntu mbonye icyaka cyane wowe niturangiza ndakugurira akantu kukaba buri muntu wese hano ni umuntu w'umugabo okay abahageze turabashimiye mwakoze kuza mu nama y'ubukwe bw'umusore umuryango wa Kanyamugire ndabona wageze na Daforoza nawe namubonye n'abandi bose mwatumiwe mwageze turabashimiye mumbabarire mbesaguyeho kuko buriya urugendo rw'umuntu w'umugabo ruba ari urugendo rukomeye ariko twese twabashije kuba twageze icyambere tugiye kumenya impamvu nyamukuru itwishaje aha ngaha okay reka tutagire rero kugira ngo dusuhuzanye twihane kaze buri muntu wese yumvemo mugenzi we kugira ngo tubashe gukomeza igikorwa cyatuzanye ngaha ku ruhande hano turatangirana n'umusore wacu ari nabo bashyitsi nyamukuru batwicaje aha ngaha umusore wacu umuhungu wa Kanyamugire rero akaba ari rwose umuhungu wa Kanyamugire reka haguruka basuhuze n'umuntu w'umugabo yivuge kiri rero tumukomera amashyi n'impundu nyinshi cyane ababyeyi bose bavuze impundu n'ibitenge muterura hejuru ibintu byose biranga kandi ni umunezero rwose turanezerewe uyu musore reka dusabe rero n'umutambukanyi we mukunzi tugira ngo nawe amutwakirire kuko ni umukunzi we rwose duhagurukirize nawe asuhuze rwose umuryango dore rwose umuryango mwiza kugira ngo mwamubonye nawe yego rwose reka mwongere mwicaye mu byicaro byanyu ibyubahiro rwose twabaye okay ubwo rero abashyitsi nyamukuru ngira ngo mwabonye babasuje nanjye mbari imbere nkabandi MC ariko nari nzi ko wenda hari umuntu wapfuye mumbabarire ngira ngo nanone hakaba hari umuntu wenda wantumiye mu bintu bijyanye no kugira ngo mvuge inka kuko ndumutahira ariko akangaka mumbabarire mbe nkakuyemo reka nguremo ikamba ryanjye ninde muntu ariko rwose iki cyotse uyu muntu nta cyamba rwose ibyo nibyo reka tubikomere make rwose ibintu birasengeye ibintu rwose ni amahoro okay turakomeje rero n'inama yacu rero tukaba tugiye kwakira ababyeyi ngira ababyeyi nabo mwabonye mumbabarire ntabwo bahagurutse uyu ni mama w'umukobwa nawe akaba yageze reka haguruke apapira abantu abari batamuzi n'abaturanyi bose bari inyuma mukoma amashyi kugira ngo yego uyu rero akaba ari mama w'umusore bahoberana cyane reka dukomeze kwishimira ibirori biri aha ngaha kandi barabasuhuza mwese undi umuntu ukurikiyeho rero akaba ari ni papa w'umukobwa ariko akaba yicaranye n'umuhagarariye papa w'umuhungu ari we ngira ngo ni tonto w'umuhungu areka basuzanye nabo bahaguruka kare tubakomera amashyi cyane abantu bari inyuma rwose mukomeye amashyi cyane mubakira nabo rwose ni abantu b'abagabo mwimbe bikaze rwose hano ni mu rugo ni murakoze cyane murakoze Bere tudatize no magambo menshi ndagira ngo twanzike dutangira inama yacu y'ubukwe ikiduteranyirije aha ngaha rero no kugira ngo tubashe kwiga ku mushinga w'umusore wacu Kanyamugire Yves ari wa muhungu wa Kanyamugire kandi ngira ngo mwambubonye n'umutambukanyi wiwe bahageze ubwo rero tudatinze na magambo menshi tugiye kuvuga aha ngaha turagira ngo dutangize inama ku mugaragaro dutangira ku ruhande rero rw'ababakiriye turakira muzehe rwose Jarike ari we papa w'umukobwa kugira ngo atwakire n'abashyitsi bavuye i Kigali bahereza n'ikaze mu rugo kugira ngo inama ibashe kujya mu buryo ibindi ndabibabwira mu kanya reka tumwakire amashyi menshi cyane atugezeho ijambo atwakire n'abashyitsi bavuye i Kigali kugira ngo akomeze gahunda n'abatwakire n'abashyitsi
nibyo rwose naho ubundi muzekana mugire rwose herega burya wagejeje tukashobora kumenyana rwose naho ubundi mwisange rwose hano bashyitsi bahire mwisange mwisange mwumve ko muri mu muzekana mugire burya uri umuntu wanjye rwose na kera kongeye dusuhuzanye rwose pe uri umuntu wanjye rwose nimukomere umukobwa wanyu umuhungu wanyu ngomba kumubaha rwose inka ndayikeneye ntabwo burya uri uwacu muryango se ko na kera twahoze n'ubundi duhana abageni buriya njyewe umuhungu wanjye rwose papa w'umubyara yarambwiye ngo umuhungu wanjye aribyo nzamusabira ariko nanjye bitewe n'ukuntu njye nabakunze umuryango wanyu nta mafaranga ntabwo ari menshi ngomba kubaca n'ibihumbi 500 byonyine ni ukuma amarenga rwose uri uwacu rwose pe uri uwacu muzehe rwose burya uri uwacu pe ibihumbi 500 rwose umuhungu wanjye tugomba kubinywamo akantu ngo uvuze ngo iki muze ukomye amashyi wumvishije ibintu bavuze wari uvuze ngo iki nsubiramo ibintu wari uvuze uzi ko buriya nanjye nahise nicara ntabyumvise neza iya musaza ibihumbi 500 ntabwo ari byinshi wayemeye rwose ngomba kuyacyura nkayanywamo akuma dore n'icyaka cyanyisha ahubwo ukora ahangaha Imana iguha umugisha ubundi uvuka hehera umuryango w'umukobwa umusore nimwe mugiye kudukosha ariko twakwiye kuba turakosha nk'umuryango w'umukobwa none se sibyo se wayemeye umukobwa wacu twabaha se sheri kumva mu wawe abigize ibitangaza se sheri wumva umusore kuvuga ari ibiki ahubwo nayo twamuhaye nayatware atuvira kuko aradushebeje bigaragara kuma uko ari kwibaza ibyo bintu urumva hari igitangaza kirimo oya nta birenza 500 beriga barayaduha ko nutwo 500 aduha two kutunywamo icyayi oya niko bimeze turayacyura hano atavamo na dogi amafaranga urayamana umeza kuma n'inywere cyangwa ku bundi muze akomeje kuvuga buriya nkakumva nkakwihorera ubundi na kera mu muco nyarwanda iwabo umukobwa niwe wakoshaga mwebwe muri gukosha mwahagetsetse mukumva icyo tubakosha mwe muri gukosha nimwe musanzwe mukosha ubundi mu muryango w'umuhungu muri iyi viziyo tugezemo twasanze iwabo w'abakobwa batwibye amafaranga menshi cyane ageze kuri 1,200,000 ubwo rero iwanyu mugomba kuduha amafaranga twabasabye bose oya nta mafaranga twabaha ahubwo muceceke tubakoshe umuryango w'umukobwa ba nyirasenyi ba nyina wabo barahari ubundi mutegereze mwumva icyo tugiye kubabwira kandi nugumye ukavuga gutyo ndakubahuka muzehe none kumvira ivye ritari gushona anzira idomekera akantu banze ritekereza yambaye nka data niko gire hinore ku buryo nawe yahinduka inore cyane bizembe yambaye nka data ariko aba bantu ntabwo mwamenye ibyabereye aha ngaha abantu cyangwa ntabwo mwamenye ko turi mu byampaye n'ibikira ariko mada ibi bintu ni ibiki byampaye reka rwose reka ibintu ntabwo byashoboka ntabwo rwose byashoboka ko mbona ibintu byose ngewe nkaye musubiza ijambo ibi ngibi ntabwo ari umuco rwose aba basaza nabo turabagaye abanyakigali rwose ibi ngibi ntabwo bishoboka rwose amafaranga 500 yama reka nkubaze two kujya mu bintu byinshi amafaranga 500 y'igiti cyanzanye hano uremera ko yama tugende ndayaguha reka tugiye kugenda uhitubaseriye mu mafaranga umugore uramukecuru ibintu abarimo rwose no kumena amata amafaranga uramangaye niba gisi 500 se kandi 500 ndakuguriramo akuma turangiza inama ngaho tugende reka tugende twagiye reka narijugunye ariko uri kunteza nta binanira abagabo niwe muntu mba nkeneye w'umusaza nkawe abasaza bari bagiye kumvikana reka twongere tubasabe kumvikanye 500 ntabwo ari menshi mwongere mwicare mu byiciro byanyu turagira ngo rero sasa batugezeho imyanzuro yabivuye muri ubwo bwumvikane bwabo kugira ngo tumenye ukuntu inama hari umuturage wari wasabye ijambo hari inyuma turaje tumwakire nawe kugira ngo atubwire uko byumva ubw'inama nayo iraba igikomeje ariko hagati aho ngaho reka twakire umusaza ku ruhande rw'umukobwa natubwire imyanzuro ivuyemo kugira ngo tumenye uko ibintu bigiye kugenda twongere tumusubize ijambo kandi nibyo uyu muvandimwe yaransabye ko ngo twaza kubagezaho ngo amafaranga ngo 500 ngo by'agatike ngo kabavanye iyo za Kigali ngo kugera inaha ngaha
ubwo nanjye ndebye ndavanteye amafaranga tuyabahaye bakataha numvaga nta kibazo cyaba kirimo ariko ibintu bikava mu nzi naho ubundi n'uduhumbi 500 buriya rwose yarambwiye ati twakoze urugendo twakodesheje amamodoka ati mudurebe uduhumbi 500 kuyo tubashe gusubira ikigali ndayaguha rwose uri umuvandimwe yaguha pe amafaranga 500 urugo rwanjye ntabwo rubuza amafaranga ibyo bintu ntabwo byemera ntabwo naba naragiye ku gise cy'umwana ngo mujye kumujyanira ubuntu nagume mu rugo ntabwo ari ubuntu ntabwo oya ntabwo amatike bijyabo batangira amatike ubwo bibaye byiza mwavana hano mbese birangiye umukobwa mutangiye ubuntu yabwo rwose ntabwo mbyemera oya rero ngiye ndumiwe ibintu biri hano umukobwa agiye guta uramukunze ko amafaranga 500 ugiye rwose urugo rwanjye ntabwo byemera ntabwo mbishaka ibyo bintu simbishaka ibyo bintu ntibishoboka pe ntabwo mwadukanyisha ko muvuye i Kigali ngo muze mutware mukuru wacu ku buntu ahubwo papa tubabariye wicare bakwe niyo badakwa bagende njye byancyanze rwose niba abanyakigali ari uko mumeze gute umubyeyi ifata akabyara umwana azi ko azamugira akamaro mwebwe mukaza ngo tubakwe reka mugende niba mudashaka kudukwa mugende tuzashaka abandi uvuge ngo uti wanshinze akuzwe abantu bo mu cyaro wagira ngo ntabwo nta muco bagira Mana nyagasani ye mwana wa uragowe pe uyu muryango ujemo nzaba mbarirwa gusa ubundi mama batangiye kuburana uyu mukobwa yambwiye ko yakuyemo inda 5 zose ubwo niba yambwisha ukuri se cyangwa hari izo yibagiwe urumva atarakuyemo nka 20 ubundi se ni isugi urumva ari isugi ngebye nabikubwire he rata mama akangubwira ayo mafaranga nimo yatange undi nivira ahangaha ye baba we bebe gishano ngwishije we Hecuru bibeshye mu bitiro uyu mukecuru kubyara nabi we carahari noneho bushiri nakwinginga guhari ibaze ko nawe wanyaprocinze kugira ngo tubane ubu uyu mukobwa wanyive ngiye kwikaraga mite mujyana nakuburana guhari kandi nako bimeze niba munyimye inkwano zanyu muzihore ubwo ngubwo muzehe wemereye yuko umukobwa wawe bagiye kumujyana bamujyanira ubuntu Nini bicara bundi MC nakuburana kugihari oya ndakera umuhungu oya ndakera umuhungu tugomba kumujyana nayo mafaranga nta oya tugomba kumujyana oya reka dusoze ibintu uko yewe kuno byumva tugomba kumujyana natubwe niba umukobwa yawe bamujyana oya ntabwo mwanjyana umukobwa oya tugomba kumujyana umujyi wa gisaza mbanze nkubwe nagwa kuntu ariko ngo muruke mu mujyi wa Rwanda ariko mu Rwanda iwanyu ntabwo oya ndakera umwana uramujyana se umva mada tugomba kugira ndakera umwana oya mirwano mubyihorere oya urandekera umwana ndekera umwana